Hello guys, inshuti bakunze bakurikiye urw'imisozi igihumbi. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro ndetse na shows zigiye zitandukanye. Rero reka duhere ku bantu bari hanze y'igihugu, aba diaspora, abarundi, abantu bose mu nce za Amerika ndetse no mu nce z'u Rwanda, ho muri hose reka tubahe ikaze ku rw'imisozi igihumbi. Mbasaba gukora subscribe ku batarayikora, ababashije kuyikora namwe reka mbabwire ngo mwarakoze cyane ku bwa byose, ariko mujye mukurikirana ibiganiro byacu tubaha umunsi ku munsi. Aka kanya rero nabazaniye wa umukobwa wagiye avugwa amagambo atandukanye, umukobwa wagiye uca ku mbuga nkoranyambaga Instagram, WhatsApp, Facebook ndetse n'ahandi henshi, umukobwa tuzi waturutse mu Rwanda ajya mu bihugu byo hanze ameze nk'umwami. It's okay, uba wamubonye ndabanza ubereke uburyo ewana wagiye ugatwika. Uyu mukobwa rero ku bantu batamubonye nubwo ntarabasha kunubaha ngo mumurebe, ku bantu batabashije kujya bamubona hirya no hino, wenda waramubonye ku mbuga zimwe na zimwe, ni wa mukobwa abahanzi bo hanze bakunze guhamagara ajya kubakora mu bitaramo bitandukanye ndetse n'amavideo atandukanye. Reka nangire mu ikaze, nizere ko aho uri hose amaze gukora subscribe ku rw'imisozi igihumbi. Tunabashishikariza cyane kujya kuri Instagram ya Juma Style, mwese mukakora flow kugira ngo mubone umuntu w'umuhungu mwiza cyane wogosha abastar ndetse uzi kogosha by'intangarugero, tumubere umukiriya n'ahandi akorera wamusanga ku Gisment. Okay, twatangiye ikiganiro. Ikaze kuri urw'imisozi igihumbi mukobwa mwiza. Ndabasuje. Ndabanza kubibwira mwambonye. Ndakeka mwari mumumbuye. Nyine ndakeka abantu baranzi kandi ndabasuje cyane. It's okay. Ariko mana mbabarira. Cameraman wambabaraga hagurukaho gato ukamuhera hasi ukamuzamura. Sister mbabarira umpamindukirire ubankaragireho gato, ariko yewe data we mana ishobora byose we. Yo mbabarira wicare. Yewe data we amaranga mutima yanjye yose ayisagenda. No ni ibi byonyine ubonye none. Nizere kuri buze kudukora gasho. Barira. Ese wabanje watubwa ko ntago watubwiye izina, mbabara utubwire abadukurikiye bamenye izina ryawe. Nyine njewe nitwa Vanessa. It's okay. No kuri Instagram ushaka kumfollowinga nitwa Vanessa Vova. It's okay. Nyine niko nitwa, abantu benshi baranzi, banzi mu mafilme, mu biganiro. Ibyo byo reka ntacyo turabyumva, ariko ikintu nshaka tuganira, ikintu gitumye urw'imisozi igihumbi komite yose duterana tukavuga ati wenda duhebe bingana iki ariko kiriya cyamamare tugikoreshe kuva cyagera mu Rwanda. Ndagira ngo mbanze nkubaze, watangiye kwiyumva ute nk'umukobwa uri mu Rwanda, bari abahanzi batwika muri biriya bihugu byose baguhamagara bagushaka bakageraho bagutegera indege kugira ngo ukunde ujye guhura nabo? Wahise wiyumva ute muri wowe? Nanje bwa mbere nabanje kumva nyine ari ibintu bidasanzwe, ariko uko ari ibintu maze kumenyera cyane, nsigaye biraho tu nyine uba wumva nta birenze. Bwa mbere ho numvaga birenze cyane, mbese nagiraga n'ubwoba mu kuntu, ariko bimaze gushira. Ndakeka ubu ngubu bimeze neza. Ariko ndakeye kuryoshye. Mva meze neza. Amafaranga nizere yuko nyuma y'iki kiganiro tugiye kugirana uri bugura akantu, dore ngiye muhogo warumye ndakurahiye. Ahubwo se nubu bakaguye ko nje kuri njye amafaranga ndakumuta. Harya abantu bacuruza hafa ngo nizamurokore na za kazungu babe banegurira akantu gakonje. None ndagira ngo mbanze nkwibarize, nakuriya uba wahamagawe n'abasore b'abahanzi bakagira ku cyane kimeze gutyo nk'amavideo nabonye nkora, ubu wambwira yuko uvuye nta kantu baguteye? Ndavuga nyine ntago bakurya nk'ituru byibuze. Ibyo n'ubuzima bwanjye buri in private, ntabwo najya kuvuga kanaka byagenze uku kanaka byagenze uku, ariko ndakeka namwe nk'abantu bakuru nyine murashona. Barashona naga kantu ko kabura ku muntu wishimiye mamwankwe akantu. Ari ihandi hantu nigize kubona mu mavideo y'ahantu muri boîte, iriya boîte yatwikaga hari ahantu wari watumiwemo n'abahanzi batandukanye. Kira gitaramo cyo wacyakiriye ute kukigeramo? Nkuko nabibabwiye, nyine biriya ni ibintu bisanzwe, ni ibintu moramo. Urumva na nyine
nari ndi guciringa nuko ryoshye n'ibisanzwe urumva nta bintu nyine biba birenze. Okay Vanessa ariko ari akantu numvishe yego ngo ujye ubwira n'abantu ngo bamenye ngo guca imyeyo ngo abagabo bamenye guswera abagore n'ibiki byose bura nawe kari akantu ujye ukabasha nabyumvisha ahantu runaka gutya ntabwo ndi gusobanukirwa njye nk'abashinge mbasha guca imyeyo njye mbasha kubyigisha ahubwo se mbere yo kugira ngo nkubaze waciye imyeyo ubundi nk'ibyo uri kumbaza nyine biri private ushaka kubireba byakuzindura. Okay byanzindura. Okay ngamba se reka nkuraza ko nibindi bintu ahantu nabibonye ni ibintu nabonye bigaragarira buri mwe wese sibyo hari ikiganiro yigize kubona urimo wigisha abagore n'abagabo ngo we mugabo ngo ugomba gutanga ngo igitsina cyawe gutya ku mugore ngo we mugore biba bimeze gutya biriya bintu buriya sicyo kintu cyaba cyaratumye abagabo bahanze bakugirira irari cyane bikangombwa yuko bazajya baguhamagara ukajya gukora mu zindi video kugira ngo unabahe no kuri sex bikubitireho. Nanjye icyo nashaka kubwira ikindi ntago bivuze ngo niba umuntu wanza guhamagaye cyangwa ugiye kureba abantu ntago kwikubitira ntago ari byo dushyira imbere cyane. N'umuntu ashaka kuguhamagara yanakwikundiye gusa ariko atari cyagamije. Ariko nyine nubwo uri kumbaza ndi kumva nyine kwikubitira cyangwa se nyine imiswero niyo uri gukina imbere cyane. Imiswero nshaka kubaza nacyo ndakubwira ariko nyine ndabyemera ndabyigisha nibyo ni naho nyine twahuriye nabo bagabo nibyo byamamare byose ariko ntabwo duhura nyine mu buryo bwo gucuruza nyine muri business muri make muri business cyangwa se kwenjinga guciringa n'ibisanzwe. Nshuti bakunzi bakurikiye urw'imisozi igihumbi nta handi mwakura inkuru nziza kandi zitandukanye atari ku rw'imisozi igihumbi. Reka ngushimire wabashije gukora subscribe, like, share and comment. Nta handi wasanga abana beza b'ibizungerezi nkaha, nta handi wasanga amakuru atandukanye muri showbiz. Murabizi tugenda tubazanira ibintu bitandukanye, ni ngombwa rero rero twazaye dushaka amakuru hirya no hino tubazanira abatumirwa benshi kugira ngo nimba urebye iki kintu nejo uzarebe ikindi. Uyu mukobwa ugize ikintu ushaka kuba wamuvugaho cyangwa wamubazaho waza twandikira muri comment wabishima tukakugarura. Ese Vava nagira ngo nkubaze akantu gatoya ubundi muri make uvuka hehe? Nzewe ndikavukire kavukire Kigali. Okay Nyamirambo. Nyamirambo hara niho mu rugo basitari cyakoze nahandi abakobwa nkawe baturuka tu nje ndikavukire kabisa warakimaze kabisa. Okay none mu buzima busanzwe akazi kawe nakaye nukujya ujya kubyina mu mabuwate nuku kwenjoyinga n'abagabo gusa cyangwa hari akazi nyirizino ufite? Akazi kanje muri iyi minsi mfite mfite akabari ikindi no gukora bira biganiro amafilime birantunze. Okay akabari ucuruza ni kabari ki? Nyine nta kabari nyine ni hagana he nyine nawe tumira abakiriye n'abafana bose bazaze. Akabari nyine ntabwo ari kamwe ni twinshi tugiye dufite amashami hari ako mfite mu Nkundamahoro nano kuri 40 karahari. Abadukurikiye mujye muza dutanga serivisi nziza nta kibazo. Okay none Vava nk'umukobwa wabashije kwiteza imbere ukiri mutoya ukagera kuri ibyo byose kandi ndabona ukiri umwana akuvava reka mbanze nkubaza akabazo k'amatsiko ufite imyaka ingahe? Ntabwo ndi mukuru mfite imyaka 22. None ku myaka 20 yawe ni 2 n'ibikorwa ufite hanze aha birahabanye, ni yihe nama wagira urubyiruko ruri hano hanze ku buryo narwo rwazabasha kwiteza imbere rukagera ikirenge mu cyawe? Ndewe inama nagira urubyiruko ni ugukora cyane. Niba ufite impano ukaba utayiryamana impano yawe. Ikindi wenda kureka kunywa ibiyobyabwenge mbese nyine gukora cyane nicyo ndi kwibandaho cyane. Nshuti bakunzi rero bakurikiye urw'imisozi igihumbi uyu niwe mutumirwane n'abazaniye w'uyu munsi. Ufite ikibazo mbushaka kumubaza watwandikira muri comment ubutaha tukazongera tukamugarura kugira ngo mubashe kumenya byinshi kuri we kandi bitandukanye. Ikiganiro nateguye numvaga nagigarukiriza ahangaha nabashije kugirana nawe. Ubutaha mwagira icyo mushaka kumubaza mukongera mukatubwira tukamuhamagara ko byose dushobora kugira tugenda twegeranya amakuru atandukanye kugira ngo tubashe kugera kuri buri kimwe cyose twifuza ndetse n'ibyo twibaza
twibaza muri twebwe bibashe gusubizwa. Vava, niki wabwira abakurikiye urw'imisozi igihumbi muri aka kanya? Icyo nababwira nuko mbakunda cyane. Bajye badukurikirana. Bazaze no kuneza imbere mu tubari twanje. Bizashimisha cyane. Iki rero reka tugarukira nga nshuti bakunzi bakurikiye urw'imisozi igihumbi niko tuba tuje twimanuke tuvuga ngo kora subscribe, like, share and comment. Ubundi bindi byose byiyizire ewana n'ahandi hantu hazakumara irungu, n'ahandi hantu hazagufasha kuruhura mu mutwe uretse ku rw'imisozi igihumbi. Turabakunda cyane. Ciao ciao Vava, ngadufashe usezera abadukurikiye. Bye bye. Nanjye ndabakunda cyane. Okay.